Hey guys, so nkuko mubizi icyifuzo cyanyu ni nyitegeko kuri How to Rwanda TV. Hari kampeni imeruka kubaha, niba utararebye iyo video reba hasi muri video description nahasize link y'iyo video uyirebe. Iyo kampeni yitwaga Red Packet. Nibabwiraho hari izindi ebyiri nasigaje. Ndababwira ati muhitemo hagati y'ebyiri. Mwahisemo mwarakoze cyane. Ariko aka kanya kubera ukuntu mbakunda nje kuzibabwiraho zose icyarimwe kuko zirabura iminsi 8 ngo zirangire. Gusa ni kampeni bagenda bagarura. Dushobora kurangiza iyi ugasanga ngo mu kwa gatatu barongeye barayigaruye, ariko waramenye uburyo ikorwa biba byiza. Niyo mpamvu mba ndi hano nka How to Rwanda TV kugira ngo mbafashe. So twagiye 5 kuri 5. Ikintu urakora ni urahituza hano hejuru mu nguni ukoreho. Numara gukora urakora iki? Uraza umanuke hano hasi, hano handitse get rewarded. Urahita ukora hano kuri pay campaign. Iyi Red Packet niyo nabasobanuriyeho. Iyi ngiyi urabona nakuyemo $1.5 nkuko nabibabwiye, ntago mba mbeye. So izindi ebyiri nababwiye ni iyi $1 game babwira na send campaign. Twatangiye tugende ku ya mbere, turafungura $1 game tuyinjiremo. Urabona ngiye narayikoze, niyo mpamvu bimeze gutya. Ariko wowe mushyashyi ukijya kuyikora, icya mbere uri bukore ni iki? Hari nimero yanjye ya WhatsApp nasize hasi muri video description. Uragenda uyifata uyisavinge muri phone yawe, ubundi unyandikire kuri WhatsApp. Urandika iki? Urandika ngo ma QR code ya game. Numara kwinjiraho wowe irahita kwinjiza nyirizina directly ahantu hameze gutya. Ikintu we barahita bakubwira kuko utarayikora, barahita bakubwira ngo ishyura $0.01. Aha nta n'igiceri cy'10 na n'igiceri cya 20 kirimo. Nugire impungenge aya si amafaranga bazagira ute bazagumana cyangwa bashaka kukurya, hoya. Aya ni amafaranga yo guholdinga kugira ngo ukore iyi $1 game uzabona ibihembo. Ndaza kubereka aho babivuga. Iyo ukigeramo nukohereza 0.01 biba birimo. Iyo bitanditse we wandika 0.01 ubundi ugakora send. Ukaba urarangije. Aha hari status bahita bandikaho ngo participating. Ubwo bivuze ko winjiye mu mukino. So ikindi bahita baguha hano hasi kuri my ticket code, bahita baguha code ya tike yawe. Urabona ushobora gukora amaticket agera kuri 30 bitewe nuko bishaka, kugira ngo ugerageze amahirwe, kuko hano barabikubwira munsi ya invite friend ngo invite friends, tumira abantu kugira ngo bajoininge iyi $1 game kugira ngo ubone tike nyinshi zo gutsindira grand prize cyangwa igihembo nyamukuru. Hano bakakubwira iminsi isigaye ni iminsi 8 n'amasaha 20. How to participate cyangwa ni gute wakwinjira muri uyu mukino $1 game. Icya mbere nakibabwiye, ukinjira uhita ukora pay Binance ID, woherezaho 0.01 barayikwihera. Icyo ukora wowe ni ukwandikamo umubare ugasendinga. Hari igihe usanga unarimo ugasendinga gusa. Ako ni agace ka mbere ubusoje. Aka kabiri ni ugusharinga. Gusharinga bituma ugira amatike menshi. Iyo wohereje biba byabaye uba winjiye mu mukino, ariko iyo ushaka amatiketi menshi urasharinga, ugasharinga inshuti zawe cyangwa ugasharinga abantu bose uzi bafite Binance verified. Iyo usoje utegereza nyuma y'iyi minsi 8 akazatangaza uwatsinze. Hano hasi bakakubwira ngo terms and condition. Ntago ngiye kuzibasomera zose, nawe uzi gusoma nugeramo usome urebe. Iyo ngiye kubereka ni iyi ngiyi. Hano hasi barakubwira ngo if your bet doesn't win, mu gihe ticket yawe itatsinze, the amount you have locked in will be refunded to your funding account. Amount yawe cyangwa amafaranga yawe amwe wohereje azaba refunded cyangwa azagarurwa kuri funding account yo kuri Binance account yawe mu masaha 48 nyuma yuko iyi campaign irangiye. Aya ni amafaranga ushyiramo kugira ngo uparticipating. Nudatsinda bazagusubiza utudufaranga twawe. Uko niko $1 game ikora. Mu ncamake winjiramo uciye kuri QR code ndaguha. Nimero za WhatsApp nazisize hasi muri video description. Uranyandikira ngo QR code uyiceho kuko bikuzamurira amahirwe menshi, nanjye bikama amahirwe yo kubona indi tike. Numara gupayinga usharinge, niyo washaringa abantu babiri, ubundi utegereze urebe kuzatsinda. Tujye kuri campaign ya kabiri yitwa send campaign tuyikoreho.
So guys, ukinjira muri send campaign bakubwira gukora iki? Ikintu ukora ni kimwe. Uraza hano babikubwiye Binance Pay, barakubwira ngo sendinga 0.001 and get up to $100. Ushobora kubona amafaranga agera mu madolari 100. Icyo usabwa gukora ni ukohereza $0.001 yonyine. Utubigenza uti? Ukigeramo barakwereka hano nuko biba bimeze. Kubera wanyuze kuri QR code yanjye, hano kuri official nominees baraguha abantu babiri bo koherereza, baze kukongera n'umuntu wa gatatu bwa kabiri, ubwo ni abantu batatu. Buri uko wohereje 0.001 ku muntu umwe baguha amahirwe amwe, aho utsindira coin yitwa Linear. Ibihembo unahava ubibonye. Iyo umajije koherereza umuntu umwe bahita baguha red packet imwe ukayiclaiminga. Wakoherereza undi bakaguha indi red packet imwe ukayiclaiminga. Wakoherereza undi bakaguha indi red packet imwe ukayiclaiminga. Coin baduhamo hano ni Linear. Niba ushaka kumenya agaciro ka Linear ugende ukarebe hano kuri home ya Binance. So, iyo ushaka kugumya kohereza kugira ngo ubone amahirwe menshi yo kubona red packet, uza kuri friend ukareba inshuti yawe ukayisaba Binance ID yayo, kamubwira ati ngiye kukoherereza udufaranga, ukaza ugashyiramo nkaha ukamwoherereza, baguha irindi hirwe. Wibuke ushobora gutsindira kugera ku madolari 100. Niyo mpamvu ugomba kugerageza amahirwe kenshi, kandi ayo mahirwe yabona ari uko woherereje umuntu. Babandi bo baguha kubera wanyuze kuri QR code yanjye, bo uboherereza rimwe nibongera kuba kugarurira, abandi urabishakira. Ariko iyo utanyuze kuri QR code yanjye, abo bantu nabo baguha urabishakira. So guys, no send campaign ikorwa. Ukinjiramo ukora hano kuri official nominees bakaguha abantu, bakaguha hano hahita hajyaho kabiri kuko bari babiri, ushobora no kubona batatu. Ukahita ukora iki? Ukahita ukora send to get reward. Ako kanya bahita baguha red packet ukaziclaiminga. Iyo ushaka kugira ngo ubone amahirwe menshi cyangwa ama red packet menshi, ukora hano kuri invite, baguha QR code ukayihereza inshuti zawe nawe. Niyo mpamvu niba ushaka kuyikora, nyandikira nimero ya WhatsApp nayisize hasi muri video description, unyandikire umbwire ngo ma QR code ya send campaign, cyangwa wandike ma QR code ya send. Nushaka iya $1 game umbwire ngo ma QR code ya game. Ibyo birahagije, ndayiguhereza cyangwa nziguhe zombi zose icyarimwe, ubundi ukore izi campaign. Gukoresha QR code ni gute narabiberetse. Dore nushaka kureba Binance ID yawe cyangwa y'umuntu ushaka koherereza, uza kuri utu turongo dutatu hejuru, ukaza hano aha hari profile yawe, ugakora hano imbere kuri aka kantu, bayiguha yose, bakaguha na Binance ID cyangwa UID ngiyi hano, bakaguha na email yawe. Nuko nguko ugakopia ukagenda ukamwoherereza. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, iyo ushaka gukoresha QR code ubigenza uti? Uraza ugakora hano mu nguni nkuko nabiberetse muri video ya mbere. Wamara gukoraho ukaza hano kuri aka kantu ugakoraho naho, ukahituza muri ya QR code wa downloadinze cyangwa naguhaye wa savinze muri galeri yawe ya phone, ugakora hano kuri upload, ukahita ureba QR code ugahita uyikoraho ugategereza. Bakugeza ahantu nkaha, ubundi ukahita ukora iki? Ukahita ukora ziriya campaign zose naguhaye. Iyo wakoresheje QR naguhaye, bahita bakugeza kuri campaign ushaka gukora. Nukoresha ya $1 game barahita bakugeza nkaha muri iyi $1 game, ubundi uyikore nkuko nabikubwiye. Nukoresha QR code ya send campaign urahita ugira mwaha, ubundi ukore biriya nakubwiye ubashe gutsinda. Iyi send campaign uhita utsinda ku kanya n'ibihembo uhita ubicyura kugeza iminsi 8 nishira. $1 game urategereza bazatangaze abatsinze iyi campaign irangiye. Iyo utatsinze bagusubiza amafaranga yawe washyizemo. So guys, mwakoze cyane kubana natwe. Niba iyi video yikunze aribwo bwa mbere ugeze kuri How to Rwanda TV, kora subscribe kuko tubaha utuntu twinshi tw'ubwenge tw'uburyo twabonamo amafaranga. Ubundi unkorere share
like na comment. Urabukoze cyane. So guys, mwakoze cyane kubana natwe. Ciao ciao, hasta la vista.